reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese nimumererwe neza cyane, bifurize amahoro y'Imana. Ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha utagabanyije cyane. Yes, mbazani inkuru nziza, inkuru idasanzwe y'umwana muto witwa Mugisha Solange. Umwana wo mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyabimata, mu kagari ka Mishungeru, umudugudu bawita wa Ruhigi. Ni umwana muto w'imyaka 12 nk'uko ari buze kugenda abyivugira. Impamvu nababwiye ko ari umwana udasanzwe, ni umwana ufite ubworozi, inka nziza cyane ndetse akagira n'ingurube. Agiye kutubwira uko buno buzima yabutangiye kugira ngo twumve ibyiza biri mu Rwanda, twumve ibidasanzwe biri mu Rwanda, twumve ejo heza h'abana b'Abanyarwanda nk'uko ababyeyi babyifuza, nk'uko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bubyifuza. Mugisha Solange w'imyaka 12 niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Nkwingingire kubanza gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose tubagezaho zigende neza. Aratangira abibwira. Nitwa Mugisha Solange, ni mu mudugudu wa Ruhigi, akagari ka Mishungero, umurenge wa Nyabimata, akarere ka Nyaruguru, intara y'Amajyepfo. Natangiye mpinga umurima w'ibinyomoro. Ibinyomoro birera, bimpa umusaruro munini. Ibinyomoro ndabigurisha, nkuramo ingurube irabwagura ibibwana, buri kibwana nkigurisha 20,000. Mu kugura inka ndayigura, none ubu ufite inka n'ingurube kandi ni byiza, kandi nabyo nshoboye kubyahirira n'ababyeyi babifashamo. None ubu nageze ku rwego rushimishije kandi niga n'amashuri, ibyo byose ndabifatanya kandi niga mu mwaka wa 4. Yego, inkuru ya Solange iyo ni presentation amaze gukora, tugiye kuyikurikira, uyikurikire witonze neza, cyane cyane ubuyobozi bw'umurenge wa Nyabimata, by'umwihariko executive n'inzego mukorana kugira ngo abana nk'aba dukomeze tubasigasire. Reka dukurikirane inkuru ya Solange. Umeze ute rero? Meze neza. Gusanze uvuye ku ishuri nkuko uvuze ngo wiga mu mwaka wa kangahe? Wa 4. Umwaka wa 4 w'amashuri abanza. Ukagira imyaka nk'uko uyivuze n'imyaka mikeya. Dusobanurire kuba ufite inka nziza ingana gutya, isa itya, ukagira n'itungo rigufi ry'ingurube. Ibi bintu wabigezeho ute? Yabanje kwiharika umurima w'ibinyomoro, rero amaze ubundi ndabigurisha, mbonamo amafaranga yo kugura ingurube. Tugende gake. Wabanje kwiharika umurima w'ibinyomoro. Ibinyomoro byareze neza. Noneho komeza. Ibinyomoro bimaze kwera ndabigurisha, nkuramo ingurube, maze ubundi irabwagura ibibwana, ndabigurisha. Buri kibwana nyigurisha 20,000. Buri kibwana? Maze ubundi mbonamo mitanguramo inka. None ubu ufite inka irampa amata, iranakama rero. N'umuryango wacu ukabona amata. Umuryango wanyu ubwo ushatse kuvuga nde nande? Mama na data n'abana tuvuka. Barumuna bawe? Sora, ngewe hari ikintu kintangaje. Wavuze ngo ufite imyaka ingahe? 12. 12. Imyaka 12. Mu by'ukuri hari abana bashobora kuvuga ngo bino bintu ntibishoboka. Gira icyo babwira. Kuko hari uwavuga ngo bino bintu ntago bishoboka, ngo umwana ungana gutyo. Gira icyo babwira wowe. Namugira inama nawe akabwira abandi babyeyi be bakabimufashamo, nawe akabona uko. Ushatse kuvuga ko ababyeyi babigufashijemo? Reka da, urugero bagufashije iki? Nabo bafashije ko mu murima, bafasha no kufasha mu umurima. Ako kana ahubwo mise numva gakomeye. Bagufashije kuguha umurima. Mungu wangu we. Umurima uyishyiramo ibinyomoro, birumvikana baguhaye n'ifumbire. N'imbuto. Yego. Iyo ugiye ku ishuri kugira ngo inka yawe n'ingurube yawe bize gukomeza bimeze neza, ubikora gute kugira ngo inka yawe ize kubona ubwatsi n'ingurube nayo gutyo
ubigenza gute kandi ukabihuza n'ishuri kugira ngo ukomeze ugire n'ubumenyi? mama na tata bafasha igihe mba nagiye ku ishuri bakafasha nabo bakazahirira. Muzehe na mama wawe barumuna bawe se bo bagufasha iki? Bo tuba twajyanye ku ishuri. Bo mwajyanye ku ishuri. None uvuye ku ishuri sanze uri guhita wita ku nka yawe, ubu n'ubu ufite ubwoba uvuga uti inka yanjye ubuyishwe n'inzara? Ubu bufite iyo uri mu ishuri buri gutekereza amatungo yawe? Ntekereza n'amasomo. Ngaho uhita utubwira, ruvuze ku masomo ukoze hasi duhita tumenya ko hari n'iki nibuye. Amasomo uyatsinda ku ruhe rugero? Tubwira uko bigenza byose urabihuza bikagenda neza. Solange, twibutsa amazina yawe yombi. Mugisha Solange. Ngira ngo muri kutwumva turi gukurikirana inkuru y'uyu mwana muto witwa Mugisha. Ariko iso yakwise neza Mugisha. Mugisha rero, izina ryawe rero Mugisha Solange ko ari izina ryiza, by'umwihariko iso yakwise neza. None uyu Mugisha ntiwaba uriho gukurikirana kubera izina ryiza papa we yakwise? Rero urankurikirana. Izina ryawe uryishimira ku ruhe rugero? Nabyo bitubwire. Ndagishimira cyane ko ryampaye umugisha, baba afite n'amatungo. Yego. Iyi nka rero nabonye mukundana, ntabwo igira amahane? Duhe nk'urugero impamvu uvuga ko itagira amahane. Nta muntu ugipfa guhita yica, kandi uwigira iruhande wese ntabwo yapfa kumubangamira. Yego, ntabwo yapfa kumubangamira. Mama yigeze kuvuga ngo iragukunda cyane ku buryo ushobora no kujya gukuramo iriya fumbire ngo ntikwice rwose, yibereyemo idasohotse mu kiraro, nibyo? Yego. Mugisha Solange niwe turi kuganira, inkuru ye ndatekereza iragushimishije. Ku myaka ye mike cyane afite inka nziza cyane muri kubona kuri kamera, akagira n'ingurube nayo tugiye kubereka. Dukomeza kuganira na Mugisha Solange, umukobwa komeye cyane kabisa wo mu karere ka Nyaruguru. Bajya bavuga ko abantu ba Nyaruguru muri intore bamwe bakabisuzugura. Muri intore oya, biragaragara ko usobanutse rwose Sora, ndakwemeye cyane. Reka tugere no ku ngurube rero, nayo udusobanurire uko nayo uyitaho, sibyo? Ngurube ni ya yindi wavuze ko yabwaguye ibibwana ukaza kubigurisha noneho ugakuramo inka, yego? Wow, byiza cyane Solange. None iyi ngurube rero yo ibyo ibasha kurisha, harya ingurube irarisha, irarya, ariko harya abantu, ndatekereza harya abantu. Ingurube nayo irarisha, noneho inka nayo nuko. Reka turebe yo ibaho gute rero, bigenda gute? Nabyo bikora kwa kundi watubwiye ubigenza ku nka yawe, bigenda gute? Bitubwire nabyo. Nayo mama na data bafasha, akampa n'amafaranga nkajya kuyigurira imbuzo, bakayahirira n'ibyatsi. Yego. Ingurube ko ari igisore Sora, nk'ubu se waza ashaka kuyigura wayimuha? Uracecetse, banza utayitanga. Urashaka kuyibyaza umusaruro izaguha ibindi bibwana? Okay, yes, byiza cyane Solange, uri umukobwa rwose udasanzwe. Iki ni icyitegererezo cyiza ku bana bose bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Solange ni uwo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, umurenge wa Nyabimata. Reka mbonereho mbwire inzego z'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyabimata, by'umwihariko executive w'umurenge wa Nyabimata. Burya ufite intore, urabona ko nimba ushobora kugira umwana nk'uyu nguyu muto ku myaka 12, akaba afite ubworozi bw'ingurube n'inka, ndetse rwose bishobora kwitirirwa ababyeyi be, kuko biri mu rugo rw'ababyeyi, ariko igitangaje nuko umutungo ari uw'umwana. Bivuze iki? Bivuze ngo urumva ko ufite abana basobanutse, ufite abana badasanzwe, ufite abana ejo habo ni heza,
by'umwihariko Solange, reka tubasabe kuzasura Solange kugira ngo mukomeze mumutere ingabo mu bitugu, mushobora no kumwunganira kabisa, kuko umwana umeze gutya nubwo wamuha irindi tungo waba umwunganiye, kandi bishobora gutuma koko azavamo umuntu udasanzwe, akaba icyitegererezo ku bandi bana. Sora, ubuyobozi bw'inzego z'ubuyobozi bwa hano urabasaba iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ndabasaba nabo kujya bafasha, bajye bagufasha. Wa mugani hari ukuntu amatungo yawe ashobora kurwara bagashyiramo imiyaga, sibyo? Bakayaha imiti kugira ngo veterineri ageze kugusura. Babandi bashinzwe amatungo mu murenge bajya baza hano, bajya baza baraje. Aha, nk'uko bivuze ubuyobozi bwacu, niba aribwo abana bose nabagira inama nabo bakagira icyo bakasaba ababyeyi babo, bakabaha nk'umurima bakiharika muzi, ubundi nabo bakazagera ku rwego rushimishije, bakazarangiza n'amashuri. Natwe dufite ubushobozi tutajya kugura ababyeyi bacu, natwe ku buryo ahubwo twaba ari twe tubafasha. Ntimugore ababyeyi, ntimugore n'igihugu, kuko hari abantu barangiza kwiga bakagora n'igihugu. None ubu se nujya kubona ukabona executive w'umurenge aje kugusura, uzabyakira gute? Ubanza wabyina. Ngaho mbwira uko wabyakira ntavuze yewe. Wabyakira gute? Ubonye nka gitifu w'umurenge aje kugusura, wabyakira gute? Nakishima n'ibyishimo bikandenga. Byakurenga n'ibyishimo. Byiza cyane. Ndatekereza ko gitifu wamaze kubyumva, ufite abana badasanzwe wampaye inka. Byiza cyane. Solange, tugushimire, sibyo? Tugushimire kandi urakoze. Tunakubwire ngo courage, ejo hawe ni heza, imbere hawe ni heza, ubuzima bwawe buzagenda neza kubera ko urumva ko usobanutse. Urakoze. Ngaho twibutse ya mazina yawe yombi. Mugisha Solange. Ngira ngo mwamaze kubyumva, twariho tuganira n'umwana muto witwa Mugisha Solange. Niryo zina rye, urumva ababyeyi banamwise neza bwa mbere ni Mugisha nyine. Kubona umwana afite inka nkuko muri kuyibona isa gutya, murabona ko nyine n'umunyamugisha. Kuba afite ingurube nziza gutya, bamuzira shamuhungwa. Kuba afite ingurube nziza isa gutya, murabyumva ko nimba iri guhuma, ariko babyita guhuma. Murumva ko mu by'ukuri n'umwana udasanzwe. N'umwana udasanzwe, kandi ntekereza ko abandi bana bamwigiraho byinshi. Tubashimire rero, kandi nawe tumushimire, tumwifuriza amagara mazima kugira ngo ibyo akora byose Imana ikomeze imwunganire. Yewe nanjye ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani, nari nibere hano mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyabimata, mu kagari ka Mishungeru, mudugudu Solange yawe babwiye. Aho niho nari namusuye. N'umwana udasanzwe. Abana mwese bo mu gihugu bifurije amahoro y'Imana no gutera imbere mu byo mukora, ariko amasomo muyashyira imbere. Imana ibagirire neza.